asajya ari gukoza ibintu byo Jewe ntabwo muhaye urugero sorry niba nanamukomerekeje ariko Eva ari mu makosa ntabwo byankomeretsa ntabwo Eva ari mu makosa Eva niba yarabonye umugabo udakura byonyine namwe nibyo Eva baramutse babatwaye period Eva irya abana ntabwo aretse waburi nta mugabo bajya batwara umugabo exactly kandi Kim rwose abashaka attention y'abagabo ikigaragara atwe dufite amafaranga yo kwishyura ibintu dushaka sweetheart ntago dufite amafaranga yo kwishyura abagabo attention n'abagabo nakaba ndi gushyigikira Eva nyishaka nakaba ndi gushyigikira Eva ariko niba muba mudashoboye kubaka mujye mureka ababishoboye bubake mu mahoro yabo Kim Okay, mucecete gatoya. Uretse gato mama wangu mute mic yawe. Bivumu uranyumva fungura mic yawe. Eva ndagusuhuje ndi kukubona. Eva niba wararira mutima kumva ryoshye waramaze. Urumva? Bane pe. Njewe kugeza amasaha muri iyi kese urukumva? Eva twumvikane. Kugira ngo Eva ave muri Michigan yerekere muri Maine muzi urugendo ruhari muzi ukuntu ari harehare ntabwo apfuye kubikora uyu mutipe yaragigiye turi kumwe uyu mugabo tugaruke ko ari umukozi w'Imana akora mu rusengero ari umuramyi acuranga kitare ari ahimbaza Imana uyu mugabo ni ikiwerewere Eva she's troublemaker ndatangije mu bantu bose baraza gutanga point zabo nkuko muri kubivuga mu tapping screen uyu mugabo muramu we nugiye kuduhereza inkuru nyamukuru muramu wande wa Nyirasafari bro mukoreshe umutima nama ndashaka kugira ngo mwese mujye kuri side ya Nyirasafari namwe mwumve bro niyo mwaba uyu mwana yafashe udufaranga twe twose yakoreye afata iyambere ajya muri Afrika gushipinga ubu bwangati amakosa na yaka kagabo sinzi ibyo bipapuro bampaye masinye mu rukiko ariko uyu ni umugore we w'isezerano uyu ni umugore we ugiye kumuza umwana ari kwibaza ngo sinzi impamvu bampaye ibipapuro ngo mbisinye mu rukiko ko ndi umugore wa Nzungu kandi umugore warahangaha mwumva gahinda arira uyu ni umugore wiwe niwe first love wiwe niwe karamata naho jewe nitombe Nyirasafari tombe jewe ndamaze akandiga jewe ndi umucafu yewe ntacomaze pi wari ugeze ngo ntabwo ari jewe fari ntabwo ari jewe anti-fari ntabwo ari jewe Nyirasafari nyambuye ni jewe kubwire se na social security yanjye umenye ko ari jewe niko bimeze inshuti ikintu cyose kigira iherezo iyi niyo herezo yacu umwana w'umuntu avume umwana w'umuntu avumwe bro umwana afite ikintu bita deep umutima uraremerewe papa inyana y'imbwa y'umuroko ibintu ukoreye uyu mwana ntabwo ari byiza bro ahangaho ushobora kumva uyu mwana uyu mukobwa niwe umbabaje ariko uzi guspendinga amafaranga warakunze umuntu ukajya ukamanuka ikigali ukamukoresha ubukwe bamwuriza indege atarigeze yurira Jaguar naho tugarutse Eva ni igisasu kirimbuzi ntabwo Eva wamuva mu ntoki nanjye Eva ntabwo yampa ngo nanjye ntabwo Eva wamwima Eva ntiwamuca mu nzara wowe Kimu ntabwo Eva muramuzi cyangwa muramwumva Eva ndi kurira ariko dore famille bro nguzwa abagabo bakunda iki ndebera vrema see the beautiful family nukuri kw'Imana ndebera ibyishimo biri muri aya maso
Hmm? uyu mutipe aravuga ngo Nyirasafari afite akabaho nta mabuno. Dutegereje nde Bivumu muramu wa Nyirasafari n'ugiye kuduha ubuhamya. Mutapinge screen. Ako Godfather reka nkubaza. Nta kintu mbaza. Waya reka banze nkubaze Bivumu mu gihe ataravuga. Agahinda abagabo babaye shipped nyine bakavanwa muri Afrika bakazana no babana na kuri akazi. Ntago wigeze wumva umugabo ari kuririmba shyiramo ya ndirimbo. Ntabwo nyifite yimena narayigwaye. Nayo wamaye nayo gusujya. Aje kuyimpa. Bro, abagabo agahinda babana nako babaye shift. Agera hano urumva bamushipinze. Bro, akaba umukozi wo mu rugo. Shareka tubyiyorere. Reka nicecekere nta kindi ndarenza reka minuti. Okay, Teta. we Nawe ukurikiriye inkuru urumva uri mu makosa. genda ngereka mbwire pe uwo mugore arambabaje ariko nanone uwo mugore azi gufata umwanzuro nabikunze byo kwita divorce uwo mugabo kuko guca inyuma si ikintu cyiza. Nanone Eva si mushyigikiye habe na gato uko nanone kugenda ukajya gukora ibintu n'umugabo uri Mariya ibintu biragukurikira uko byagenda kose karma irakuzira. Ariko nanone uwo mugabo umva uwo mugabo wundi ni cita ahubwo ubwo si na Eva wenyine baryamanye rwose utagira ngo nuko ahubwo Eva ariwe bafashe gusa kumva. Rero ubwo na Eva nawe nagende ngo yicare yumve ngo afite umuntu uwo si umuntu. The moment umuntu yavuye mu rugo rwe akakuzaho da easily azava no mu rwawe ajye mu rundi. So nta numwe nshyigikiye uwo mugore gusa wenyine ufite agahinda nyine Imana imworohereze ni ibyo ngibyo. Yo. Ndatema. Abantu muzamuke. Okay, Bivumu wagarutse. Ariko se iri shyano ngo ni Bivumu nyakuvumwa wafungura mike ukavuga. Batanga mike bati. Fungura mike dore ngo request yayo ifungure. Kandaho. Gatema ubutanga ntuza yawe wowe ngura byumva. Jewe rwose mva n'ubunge nabyegereje umutima. Ikimbabaje cyane ni uyu mwana w'umukobwa arababaye nk'undi wese nawe bimubayeho ibyamubayeho n'undi wese bimubayeho yababara. Yo. Ibyo yababara n'umwana arababaye uwabyumva yasha araremerewe. Naho ibyaba ari Eva ari umugabo bose cyetse wabatwika bose ni babi Eva n'uyu mugabo kiretse nyine ubabaje n'umwana w'umukobwa wenyine naho bari bombi Kagatema karikurira. Mani birababaje bino bintu. Gatema rarize. Gatema urijijwe niki? Yo. Bivumu wagarutse. Girl, ngwino hano. Yo. Gatema rarize. Sande zamuka. Sande vayo. Eva, njyewe nta kintu gushinja. Niba wabonye uriya mutipe ugasanga mwari musanzwe muziranye dore umwana yageze muri Amerika arya magido itamara ibitama. Ijigo ribijigo. Urabibona? Ijigo ribijigo sha. Kwitike y'indege kuri visa y'umwana waje muri Amerika afite imyaka 2 n'ukuri kw'Imana uramubaje wo kicwa n'uburoro. Rero ngiye muri iyi nkuru nabuza ahantu mfata nimekwa katamba n'uyu mujene ndamutse ndebye indoro nareba umuntu bita Eva nanjye nkavuga Eva niyo nafite abagore 5 ntabwo nakwima. C'est vrai sire n'ukuri kw'Imana. Bivumu manuka kamanuka inyongero wanze kuvuga nongera uzamuye izo mbariga zawe ndakuzamura nyuma. Godfather wabuze aho hera agira inama aba diaspora bajya gushipinga. Ntabwo ngiyewe niba bagira inama mujye mubaza tubarongorera. Reba ariko Eva kuntu ari mwiza.
Godiva kuba ryari tukabagore n'inda. waretse nkagira icyo mvuga. Yusra, thank you, Sha. Thank you for the gift. Yo. ko ndasetse imbavu zirandeye. Nyamara uriya muntu yari afite igitekerezo. Witwa nde? Gihozo. Gihozo, zamura izo mbaraga nkuzamure sheri. Ni Muhoza ni Gihozo. Gihozo Uriya mupapa yabuze network cyangwa arwana no gufungura mic yaratangiye neza. bamuhamagaye baramubuza ariko uza abanyamurenge wowe. Buriya bamurabuye nanjye nabiketse. Kabebe uranyumva? Yego ndakumva. Uherereye he? Njye ndi muri Canada muri Ottawa. Bimeze bite kandi niba naza? Kipa, thank you. Ufite umugabo? Wapi? Agateta ndagusomye. Uzasambana mbere yuko ushaka. Manze nkurebe. Wow. Amakuru yawe, wowe n'amakuru yawe ufite? Oya nje nayo mfite ariko Eva ndamuzi. Aha, umuzi. Ndashaka kuvuga. Uramuzi? Tubwira ukuntu uzi Eva. Ariko Eva actually nziranye na murumuna yo kurusha Eva. Ntutubwire inkuru y'igiswa kuko iyo twarayirambye. Oya yo nje ntago ariyo nje kuvuga. Ahubwo nje kubabaza ikintu kimwe. Hari ukuntu twese twifata tukajudginga abantu. Ariko tutazi reason iri behind y'ibyo bintu. Amavi mabi koko komeza. Twese ntago twari twamenya impamvu yaba yaratumye Nzungu atandukana n'umugore we akajya kwa Eva. Cyane. Nkuko umuntu yabivuze, gushipingwa cyangwa gushipinga ntago ari ibintu byoroshye, sibyo? Hari igihe uza ukazukana n'umuntu umukunze, ariko byaterwa n'ukuntu agufata kuko azi ko niwe wakuzanye, agahora nyine agushyiraho ryaterabwoba ry'uko icyo wakora cyose yagusubiza muri Afurika kuko akenshi abana bafite uburenganzira. So hari igihe rero umugabo adashobora kwihanganira ibyo bintu. Ntabwo ndi gushyigikira ngo Eva ibintu yakoze birakwiye kuko nk'umukobwa cyangwa se nk'umuntu nanjye uzaba umugore ntabwo nakwifuza ko bansenyera. Ariko nanone before yuko tujudginga umuntu ari we wese, twabanza tukamenya ese ni iki cyatumye uwo mugore atumugore. Actually umugore we ni mwiza. Yenda uretse ko Eva ni umukobwa usobanutse wo mu mujyi uzi guslayinga, ariko uriya mwana w'umukobwa ni mwiza pe. Rero ntago nje nakwifata ngo nje hariya ngo njudginga umuntu tutazi reason. Wowe rero hagatanga uri hehe uri? Nje ikintu navuga ni kimwe, uruhande magazeho n'urunguru. Nuko mbere ko twese tujudginga, ahubwo dushaka amakuru tumenye reason iri behind yo gusenyuka kuri urugo. Kuko mushaka gusanga Eva nta n'uruhare yabigizemo, nawe yarakunze nkuko nawe wagenda ugakunda. Eva nta ruhare yabigizemo kandi yaratanyuye akaguru bakamunyaramo akabatwite wacu. Barayivuga impamvu. Bakubwira ko atwite. Umugore avuga ko atwite bivuze ko ari we wakwiye urugo. Erega kuba atwite ntabwo bivuga ko yakuye umugabo mu rugo rwe. Umugore yabivuze, wumvishe ibyo umugore yavuze. Erega naza nkavuga ibyo nshaka ko wowe wumva kuko nshaka kuba victime. Kabebe. Karamel. Mu yandi magambo ufite ubwenge ndakubwira impamvu. Ni ukuvuga ngo wowe umudamu amaze kutubwira impamvu umuntu yasenye. Wowe ngo tuye gushaka impamvu urugo rwasenyutse umutari kiwerewere kandi bakubwira impamvu nyamukuru tumye urugo rusenyuka ari Eva. Ese gatfaka nkubaza. Uri kuvuga nawe nakoresha ko muri sense hano turugukina wowe. Buretse gato kuvuga ngo buretse gato se manje nawe urukumva nabonye ufite imyaka myinshi sibyo? Badukoresha wowe hano tubonye umukobwa nyirubwite maze wumbi audio ariko sikubera umutima wa kinyamaswa maze wumbi audio hano ubone ko utaba comment tega hano wumve tega amatwi wumve nta kibazo Imana yarakuteza amatwi manzo tega amatwi hano kandi nawe uriri dore tetagiye kureba umuntu ufite imyaka myinshi. Batangaye uyu ni je wabipostinze, uyu ni umugore w'Nzungu wa mbere jewe ndageze mu umugore we. Uyu ni umugore wa Nzungu wa mbere. Mutega amatwi mwumve n'ukuri kw'Imana mwumve. Sinzi ibyo bipapuro bambaye masinye hariya. Ntabwo nzi hano aya makuru mwumva iyi audio. Uyu yaravuga ati niwe mugore mwibuke Nzungu yarasanze nande? Yarasanzwe arongorana na Eva bakiri mu Rwanda bakiri abaroko. Bahurira kwa Mutangana bakagenda muri Kezeni Hotel.
urukumva barasambanaga kuva mbere. Niyo mpamvu umudamu ari kuvuga ati ni umugore we wa zamani. Mukande kuri yogoro mwakapfa mwe, mukande kuri yogoro. Ndashaka kugira ngo wumve vikane niba mwakurikiye amakuru neza cyane. Uyu mukobwa aravuze ngo jewe nshuti jewe ntabwo bijwi ryanjye yatangaje uyu ni jewe wabipostinze uyu niwe mugore wa nzungu wa mbere jewe niwe mugore wa nzungu wa mbere. Bivugwa ko basambana bwa mbere basanganiye mu gahoteli kari ahantu bita i Rwamagana. Urimo kumva niho barongoraniye bwa mbere. Umva jewe ndigeze mu mugore we sinzi ibyo bipapuro bampaye nasinye hariya sinzi impapuro bampaye ngo nsinye mu murenge ajya kumushipinga. Turi kumwe hariya mu rukiko, ariko uyu niwe mugore we w'isezerano, uyu niwe mugore we ugiye kumuzarira, uyu niwe mugore ugiye kugira gute kumubyarira. Yamuteye inda, niwe first love wiwe, niwe karamata, naho jewe ni tombe. Jewe jenda akantu ka tombe niko kabi, akantu ka tombe niko kabi kurusha ibindi. Please, akantu ka tombe niko kabi. jewe ndi umucafu, jewe ntacyo maze pi. Warugeze ngo ntabwo ari jewe fari, ntabwo ari jewe antifari, ntabwo ari jewe nyasafari nyamu. Ngo antifari ni nyasafari. Antifari ni nyasafari. Yo antifari sorry. Fari, ntabwo ari jewe nyasafari nyamu, ni jewe. Kubwire se na social security yanjye umenye ko ari jewe. Niko bimeze nshuti. Ibintu byose bigira iherezo. Iyi niyo herezo yaje. Iyi niyo herezo yaje kabisa. Yo. Ariko bazishimira umwana w'umuntu avume. Esther ni umwana w'umuntu avumwe, ariko uzi gushipinga umuntu bro. Uzi gushipinga umuntu vrema bikagenda gutya mutapinge screen. Ibintu birababaje. Uyu mwana w'umukobwa vrema. Ariko mani kwezi koko Teta, nubwo ndashaka abantu mwese mujye ku ruhande rw'uyu mwana w'umukobwa. N'ubundi ndi ku ruhande rw'uwo mugore, ariko nanone ndi kumva nanone aba bombi we na Eva bafite amakosa, kandi Eva ntago atwite baramubeshyera. Bavuganye nawe akwiye ko adatwite, ntago atwite habe na gato. Eva niba udatwite rero cumita umva genda wongera umuriki iki wese nawe nagende yubake nawe anti nde antifa none se waruzi mu mutipe ntiyarongoraga abana baruye. Fata umugabo akakwifumbura, niba yamucurongoramo gusa genda ufata umugabo wubaka urugo rwawe. Ntabwo ntuza twite ntago atwite pe rero nyasafari reka gufuha. Urumva ko nyasafari afite no gufuha nawe, ariko hano arimo gufuha kwinshi. Muri kubyumva?